yavutse ku itariki 13 z'ukwa gatandatu 2005 avukira mu mujyi wa Kigali akarere ka Gasabo umurenge wa Remera ahazwi nko kuri control technique. Ubu atuye mu murenge wa Gasogi aho nawo ni mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Uyu ni Byishimo Emeline, icyamamare mu mafilime agiye atandukanye uzwi nka Milly. Akundi bwi kuri ugira umutima cyangwa n'ikibumbano baguteretse nibe nanjye umutima kowe ntabwo mumavuze. Jesus, ndakubwiye ngo ntihazagira umuntu ubimenya. mama Kandi rero ugomba wakwica umuntu. Byose kuri Milly mugiye kubigezwaho muri iki kiganiro nanjye S TV Ese 20. Iyi ni muri yacu TV ikaze. Ese ubundi Milly usibye kumubona mu mafilme ni muntu ki? Ubundi Milly ukimubona bwa mbere ushobora gushyira ko ari umukobwa wiyemera, uriza ibiciro, ukunda kwiryohereza, udasenga, ariko siko bimeze. Byishimo Emeline nushaka umwite Milly ni umukobwa uri serious cyane, ukora buri kintu mu gihe cyacyo. Byishimo Emeline nushaka umwite Milly ni umukobwa ukunda ababyeyi be cyane ndetse akanubaha impanuro bamuha, ikindi akanazikurikiza cyane. Milly ni umukobwa ukunda abavandimwe be, ni umukobwa wisanisha na buri wese ntacyo ashingiyeho, ndetse ntabwo akunze kwishyira hejuru nka bamwe tujya tubona. Milly ni umukobwa ukunze gufasha cyane mu bushobozi ubwo aribwo bwose yaba afite. Nk'uko twigeze kubivugaho gato, ni umukobwa ukunda gusenga, asengera mu itorero rya Adventiste riherereye i Remera ahazwi nko kuri Bilingual Church. Wakwibaza ngo Milly usibye gukina filime ni ibiki akunda mu buzima busanzwe? Milly ni umukobwa ukunda ibintu byose bijyanye n'imyidagaduro, ndetse akaba akunda ibintu bijyanye no kumurika imideri, gusa ibi ntabwo abikunda cyane, muri make ntabwo akunze kubikora. Milly niba ari ibintu akunda cyane ni ukuririmba, ngo ni ibintu yakoze akunda cyane, ndetse ngo yifuza ko yazanabikora nk'umwuga atari ibintu biri aho gusa. Ese ubundi Milly ni ibiki yanga? Milly yanga akavuyo, yanga abantu badakora ku gihe, ndetse yanga abantu badakoresha igihe cyabo neza. Nk'uko twabivuze, Byishimo Emeline uzwi ku izina rya Milly yakinnye amafilime agiye atandukanye, harimo nka Dufite Imana ari nayo filime yabanje gukinamo bwa mbere, aho akina yitwa Kirabo. Hari indi yitwa My Life in High School naho akina yitwa Milly. Hari n'indi yitwa Version Series itegerejwe na benshi ndetse iri hafi gusohoka vuba, n'izindi nyinshi. Ese wowe hari ikibazo wamubaza? Twandikira inbox cyangwa se muri comment. Munyemere dusubikira ahangaha igice cya mbere cy'ikiganiro. Ndibutse ko mu gice cya kabiri cy'ubutaha tuzaza tuvuga ku bijyanye n'ibyaranze Milly mu bijyanye na sinema. Ndibutse ko iki ari ikiganiro Tugane Science, aho tuganira ku byamamare muri sinema, muri music, cyangwa se no mu buzima busanzwe, ndetse tukongera tukaganira no ku bijyanye na science nyirizina. Ikindi hano dusobanuramo n'indirimbo mu kinyarwanda ziri mu gifaransa, icyongereza n'igiswahili, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ndibutse ko njye ubagezaho iki kiganiro ndi Steven Ese 20. Iyi ni muri yacu TV. Bashishikariza gukora subscribe, share ku nshuti zanyu, ndetse mukande na like. Bikambararikire kuzakurikirana igice cya kabiri cy'ikiganiro, aho tuzaba tuvuga ku byaranze Milly muri sinema nyarwanda. Naho njye nari Steven Ese 20. Iyi ni muri yacu TV. Tuzasubira.